Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyeme dusangire amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya Ezira. Njyewe Ezira, igihe cy'igitambo cya nimugoroba kigeze, mpaguruka aho nari nicaye nigunze. Umwambaro wanjye n'igishura cyanjye byashwanyaguritse, maze ndapfukama ntega amaboko nyerekeje kuri Uhoraho Imana yanjye. Nuko ndavuga nti, Mana yanjye, ubu mfite isoni n'ikimwaro ku buryo ntatinyuka kubura amaso ngo nkwerekezeho uruhanga rwanjye. Mu by'ukuri, Mana yanjye, ibicumuro byacu byariyongereye bisumba imitwe yacu, n'ibyaha byacu birarundana bigera ku ijuru. Kuva igihe cy'abasokuruza bacu kugeza ubu twaracumuye bikabije, kandi kubera ibyaha byacu twebwe ubwacu hamwe n'abami n'abaherezabitambo bacu twagabijwe abami b'amahanga, tukabizwa inkota, ukujyanwa bunyago, gusahurwa no gukozwa isoni, mbese nk'uko bimeze uyu munsi. Ariko kandi mu kanya gato Uhoraho Imana yacu yatugiriye imbabazi, adusigira aka gasigisigi k'abarokotse, kandi aduha umwanya ahantu he hamweguriwe. Bityo Imana yacu yaratumurikiye, inadusubiza ubugingo mu gihe cy'ubushikamirwe bwacu. Nubwo tukiri abacakara, Imana yacu ntiyaduteranye mu bushikamirwe bwacu, ahubwo yatumye abami b'Abaperisi batugirira impuhwe, maze tubona agahenge kugira ngo ahari amatongo tuhavugurure, tuhubaka ingoro y'Imana yacu, kandi twibereho muri Yuda n'i Yerusalemu mu mutekano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nihasingizwe Imana ihoraho iteka. Ingoma yayo nisugire isagambe, niyo ihana kandi ikababarira, ijyana ikuzimu kandi ikazanzamura. Nta n'umwe wakwigobotora ikiganza cyayo. Bana ba Isiraheli, nimuyihimbaze n'amahanga abyumve, kuko ariyo yadutatanyirijemo. Nimuhamamarize ubuhangange bwayo, muyisingirize imbere y'icyitwa ikinyabuzima cyose. Yaraduhannye kubera ibibi twakoze, ariko izatugarurira agatima itugirire impuhwe, yongere idukoranye idukuye mu mahanga twatataniyemo. Ubu namwe nimuzirikane ibyo yabakoreye, maze murangurure amajwi, muhimbaze Nyagasani uzira kubera, mukuze Umwami w'ibihe byose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu akoranya aba 12, abaha gutegeka no kwirukana roho mbi zose, abaha n'ububasha bwo gukiza indwara, abatuma kwamamaza ingoma y'Imana no gukiza abarwayi. Arababwira ati, ntimugire icyo mujyana mu rugendo, yaba inkoni, waba umufuka, waba umugati, byaba n'ibiceri. Ababwira no kutajyana amakanzu 2. Arongera ati, urugo muzinjiramo rwose muzarugumemo kugeza igihe muhaviriye. Naho abatazabakira, nimujya kuva mu mujyi wabo, muzakungute umukungugu wo ku birenge byanyu, bibe ikimenyetso cy'uko bahemutse. Nuko baragenda bazenguruka insisiro, bamamaza inkuru nziza kandi bakiza abarwayi hose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi aradushishikariza kumenya no kwemera ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, tukagarukira Imana ikenutse ku mpuhwe n'imbabazi, kugira ngo tubashe kwamamaza inkuru nziza dushize amanga. Isomo rya mbere, Ezira araca bugufi imbere y'Imana, akicuza ibyaha bya Isiraheli ahereye ku by'abasekuruza be. Gupfukama agatega amaboko ni ikimenyetso cyo guca bugufi no kwicuza. Natwe kimwe nawe tujye duterwa ipfunwe n'isoni ndetse n'ikimwaro n'ibyaha byacu, tubabazwe nuko twabiguyemo, kandi duterwa ibyishimo nuko Imana yacu itugirira imbabazi, ikatumurikira
kandi ikadusubiza ubugingo. Imana yacu ntijya idutererana, ihora iteka yiteguye kudukiza, kuturengera, kuturamira no kutugirira impuhwe. Natwe tujye tuyitura imitima yacu iyibere ingoro nzima. Ivanjiri iratwibutsa ko Kristo yadusangije ububasha bwe bwo gukiza no kwirukana roho mbi. Umukristo wemeye Kristo akiyemeza kumukurikira no kumukurikiza yigiramo ububasha bwe. Ba 12 babanye na Yezu bamubona akiza abantu kandi yirukana roho mbi, bamubona agirira neza abantu batandukanye. Yabahaye nabo ubwo bubasha kugira ngo basangire ubutumwa bwe bwo gukiza abantu. Yezu agaragaza icyemezo cye cyo kugeza inkuru nziza kuri bose. Icyo abasaba ni ukwamamaza inkuru nziza y'umukiro, bigisha kandi bakoresha neza ububasha bahawe. Icyo abategeka ni ukwiringira Imana aho kwihambira ku by'isi byabambura amahoro, bikabayobya kandi bikabararura umutima. Gukunguta umukungugu mu muco wa Isiraheli ni ikimenyetso cy'uko abantu banangiye umutima bakanga kwakira umukiro, bakaba bahemu. Dusabe Nyagasani aduhe umutima wicuza kandi uhorana inyota y'ubutungane, maze twigiremo ishyaka ryo kwamamaza inkuru nziza y'umukiro twishingikirije ububasha duha. Bikira Mariya nyina wa Jambo wababajwe cyane nuko ibyaha bikomeje kwiyongera kandi abantu bakishimira gukora ikibi, nadusabire imbaraga zo kwitsinda no gutsinda icyaha n'ikibi. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akabana nyir'impuhwe, naho umugisha abarinda bakomeza biteho abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.